Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri iki gitondo cyiza cyo gusenga. Uwiteka abagirire neza mwebwe mwese mukomeje gufata ibihe byo kubana natwe mu gihe cyo gusenga. Ndizera ko muri aka kanya gato tuba dufite Uwiteka aba yatuganije byinshi kandi ubuzima bwacu bukomeza guhinduka. Iki cyumweru rero kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi kuwa gatandatu twagiye twiga ijambo twongera tunasenga. Twari dufite ijambo rivuga ngo iyambure icyo cyaha gikomeje kugaruka mu buzima bwawe. Nshuti yanjye, birashoboka ko utabashije gukurikira inyigisho zose, ariko ibyo twagiye tuganira nuko Imana yifuza ko tureka ibyaha byose tukabyihana, tugahindukirira Imana, tukagendera mu nzira z'Imana. Abantu benshi bafashe inzira zitari izo, kuko Satani yabemeje ko ari abanyantege nke, Satani yabemeje ko abanyabyaha, bakumva ko kuba mu buzima bw'ibyaha ari ibintu bisanzwe, bakizera imbabazi z'Imana ariko nanone bakazifatanya no gukora ibyaha. Ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana ratubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 1 ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye ku cyaha, twoba tukibamwo dute? Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya itwereka yuko twemere gukora ibyaha ko twishakiye. Oya, ahubwo iyo tumaze kwakira ubuntu bw'Imana muri twebwe, ubwo buntu bw'Imana ntibutwemerera gukora ibyaha, ahubwo butwemerera kugendera mu nzira zo gukiranukira Imana. Icyo rero ni ikinyoma cya Satani. Satani yifuza kukurimbura, Satani yifuza kwica ubuzima bwawe, Satani yifuza kukwangiriza, kuko twabonye ko Satani igihe cyose aba ashaka konona ubuzima bwacu. Iyo ukomeje kuri uyu murongo wa 12 muri iki gice cya 6 Bibiliya iravuga ngo none rero icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza. Reka kumvira ibyo umubiri wawe wifuza. Umubiri wagusaba gusambana, ukumva urashaka gusambana ukabikora, ntukumvire uwo mubiri wawe, kuko uwo mubiri wawe uzopfa, uzobora. Umubiri wawe ntukagushukire mu biyobyabwenge, ntukagusukire mu nzoga, ntukagusukire mu gukora ibyaha bitandukanye. Uwo mubiri uzapfura gushuka, ntubyemere. Ku murongo wa 13 aravuga ngo kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka cyangwa se no gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya twereka ko niba twaramenye Imana, niba twarizeye Kristo, niba twarakurikiye Kristo, mureke imibiri yacu tuyihe Imana, ngo tuyishikanire Imana kugira ngo ikoreshwe ibyo gukiranuka, ibyo kugororoka. Nshuti yanjye, uyo mubiri wawe uzopfa, uzobora, ariko reka nkubwize ukuri, abakiranukiye Imana, abageneye mu nzira zo gukiranukira Imana, bafite ibitsibo byinshi bibategereje. Wowe utarakira Kristo, ndagusengera muri kano kanya kugira ngo umutima wawe uhe Imana, uhe Kristo umubiri wawe, uhe Kristo ibitekerezo byawe, uhe Kristo ubugingo bwawe, kugira ngo utemere udakomeza kuba igikoresho cya Satani, igikoresho cy'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo tugiye gusenga. Niba hari ibyaha biboshye ubuzima bwawe muri kano kanya, watura ubwira Imana ngo Mana, byose ndabirekuye, byose ndabisezereye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, sengeye ubwoko bwawe, sengeye umuntu wese ariko aranyumva, uwo Satani yagize imbata y'ibyaha, cyangwa se umuntu wese akiboshye n'icyaha runaka yifuza kukirekura, imbaraga zawe zimusanga kandi zimubohore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza, musangize abantu ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom.